mukiza wanjye mfite ubwo umekunesha rero ubwo wanera muri wawe Yesu no mwipfa ryanjye no mwipfa agaciro turangiza turakira pasiteri dusengere asengere twebwe twese kugira ngo Imana iduhe imbaraga niturangiza turakora undi muhango wo gusezera turaza hari inyuma yo kuri gare Rwamagana benshi kubahaza nagira ngo rero mbasabe twigirije ubwo twatumaho kuruhuka abaza kubishobora ukora ibyo ushaka igihe ushakiye ukabikora ko ushaka wica ushaka undi ukamukiza bamwe urabakenesha abandi ukabazamura bamwe bagize inzobe abandi barirabura bamwe baba bagufa abandi baba barebare nyamara wamubwiye ko muri ibyo byose ntacyo ukorera kugoma kuko iteka ryose uri umukiranutsi uhimbazwe turagushimye cyane kuko watanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo bamwizera bose batarimbuka Mwami Yesu Kristo gwari ugeze i Betaniya mu gihe kimeze nk'icyo turimo aha wasanze barira maze nawe uraturi kurarira niko ijambo ryawe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 11 umurongo wa 35 niko handitse nuko Yesu ararira ariko nubwo hageze ukarira duhoresha ijambo ryawe Mana tuzamuye isengesho turasaba umucyo kugira ngo weyure umwijima turasaba umunezero kugira ngo twibagize agahinda n'umubabaro ijambo ryawe Mana rize kutwubaka tuze gutaha tunezerewe tuvuga ngo ntacyo none umubabaro dutwaye kuko tuzawibagirirwa kwa Yesu nubwo tugifite kubabazwa mu isi mu ijuru nta mubabaro n'urupfu kuko Imana izahanagura amarira yose twarize muragisha imitima y'aba bantu baraha twese Mana twiharire Kristo Yesu ngwino be hano buri wese nabumbura amaso akubone abone rwa ruhanga rwawe rwera rwa rundi bambitse ikamba ry'amahwa utwebwe uzira buri wese abone mu biganza byawe abone ya misimari batoboje hakavamo amaraso ari twebwe uzira buri wese mu buryo bw'umwuka abone amaraso n'amazi yavuye mu rubavu rwawe ari we twejeje ibyaha n'urupfu rw'iteka koze tukuragisha umutekano wacu uhereye dutangiye kugeza igihe turi busoreze nimugoroba buwa mbere kandi udufate mu mugongo cyane mu izina rya Yesu amen aribo babanza intebe Temo esse sensacional Deus e é por isso amigo zirawa
bizera bazajya kuba niba bizera abantu hatagerwa babivugira aho naho isi aho ijuru niwe wabo wabizera tusemuka mwisi tujye iwacu aheza kuwakiwe mukiza umana yacu tumenya uwakanye isuku tutarabona niho niho iwacu ubuturo bwiza tuzahoramo niho niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahoramo Yesu ni ugira oromeza urupfu n'ibyago biwubitsinda abashaka ubugingo budashira niba mwizigira zabarengera muze mwese dushengerere mutuzimana n'umutima byose tubahe ubwana bashaka kuvuga ntabwo uzakorwa n'isoni ntabwo uzakorwa n'isoni huzuye amahoro umubabaro n'uwigira gito ijoro naryo n'igihe kenshi muri iyi si ndimo ariko nubwo ntarabona Yesu ansaba wige kandi ugiheraho nibwo nazonye nakurira ukuntu asaba wige kandi ugiheraho nibwo nazonye gifite umuruho n'igihe gito wazabona Yesu gihoza washa rwose n'ububabaro wanjye kuko nzabira kwirwa kwa Yesu
Rutayisire uburyo yakoreshaga baba aruje kumuhingira akabanza akamugaburira ari intizo twakagombye kurebera ko tukazatambuka nk'uko uyu muvandimwe atambutse. Turahombye pe, nongere ngo turahombye. Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze. Turahita tubwira ba badamu n'abakobwa bongere bakore konteje hano, noneho ba basore nabo bafasha guterura umubiri aze kuza kuba bari hafi. Mu gihe umubiri uri gutambutse, turaza gusaba twese twicaye kugira ngo twigire ejuru, tumwongere tumuhe icyubahiro kandi akwiye muri twebwe. Ubwo abaririmbyi baraba baririmba.
Twiga indirimbo turagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga, ni wowe waremye ibihe ko bizagenda bisimburana, uragenda urema ibihwanye n'ijoro ushyiramo ibikwiye, urema amanywa ushyiramo ibikwiye, urema igihe cyo kubaho, urema n'igihe cyo gupfa, urema igihe cyo kwishima, urema n'igihe cyo kubabara, urema igihe cyo gukena, urema n'igihe cyo gukira. Turagushimiye rero ko byose wabikoze mu bushake bwawe ntawe ugishije inama. Niyo mpamvu muri kano kanya umunsi nk'uyu watwemereye ko tuboneka muri iki cyicaro. Wari ubizi, twe ntaho twari tubizi, twe twari turi mu bindi bigiye bitandukanye, ariko wari uzi ku mwanya nk'uyu ku isaha nk'iyi saa turi mu turo duherekeza konsole. Turagushimiye ko uri umukozi w'umuhanga rero, kandi turagushimiye ko ujya ukora ibyo ushaka. Ni umunezero kubizera bashya dukurikije uhamya bwagiye butambuka, ni umunezero ku itorero. Ayiwe Yesu, ni umunezero kuko wacyuye umugeni yatashye. Haleluya. Wavuze yuko umukunze kurusha twebwe abana b'abantu. Biranezeza, twumva hari ibyingiro by'uko agize icyerekezo cyiza. Nyemera muri kano kanya rero hari n'uhazi mwami. Sabye muri kano kanya no gutanga impano yo kwihangana kuri twe dusigaye. Tanga impano yo kwihangana ku itorero, tanga impano yo kwihangana ku muryango, tanga impano yo kwihangana kuri buri wese. Twe tugize n'umuherwe yo kuba tugihumeka. Uno mwanya turabatumiye rero nk'ijuru kugira ngo tutubwira bw'Imana buze bubane natwe kandi bugaragire no gahunda kugeza ku musozo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni umunezero ku itorero. Navuga mutese no kubera iki? Twebwe iyo umugeni atashye akaruhuka imiruho n'imihate birimo bigenga iminsi ya none mwihangane. Reka rero twakirane, iyo tugeze mu nzu y'Imana twe turakirana, kandi ntabwo turangona n'uyu twese turambuye gatatu hana ikaze mu nzu y'Imana. Twari muri 2-3 murakaza neza bene data. Imana ibaho umugisha hamwe natwe twese turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Reka dusabe korali yiteguye inyuzeho indirimbo yayo, kandi rwose byose biraza kugenda neza. Karibu. Jesus.
Mana tukanitse umukozi wawe ugiye guhagarara avuga ijambo ryawe, bagaze umwuka wera zimugote kandi imitima yose iri hano ye gutuza yumva ijambo ryawe. Urakoze ugiye kubana nawe, ishimwe cyo n'ubutware kuze muri zo biza bya Yesu, amen. Haleluya, mwikirize kuko nta gitungura Imana kandi gupfa ko bakiranutse no kuruhuka. Noneho haleluya, murakoze cyane. Nitwa Mutaganda Evariste, nkora muri Paruwasi Nyagasambu, ndi umushumba w'itoro rya Gahengeri. Nifatanije dutewe no kubura no kuba twarabuze umuvandimwe wacu Konsole, ariko nanone dufite ibyiringiro bidakoze isoni ko tuzabana nawe ubwami bw'iteka nk'uko tugiye kubibona mu ijambo ry'Imana. Turasoma rero urwandiko Pawulo yandikiye itoro ry'i Roma, ibice 8 n'umurongo wa 18. Baroma ibice 8 n'umurongo wa ingofero umungirira ivanemo kirazira. Murakoze. Dusome mu izina rya Yesu. Mirangara byarangiye. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Amen. Idakwiye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko kuzahishurwa kw'abana b'Imana. Ni Pawulo intumwa wanditse iri jambo. Iri jambo yaryandikiraga itorero ry'i Roma. Itorero ry'i Roma ni itorero nyabaki. Nk'uko mubizi, andi matorero yose tubona Pawulo yandikiye, amenshi hafi ya yose niwe wari warayatangije, niwe wari warayavukishije. Ariko itorero ry'i Roma ntabwo ari Pawulo warivukishije, si we warishinze. Ahubwo abantu bavuze ubutumwa i Roma ni abakishijwe ku munsi wa Pentekote, bari i Yerusalemu, bari bavuye muri diaspora. Abari bavuye i Roma rero batashye basubiye i Roma aho bari baturutse baza kwizihiza umunsi mukuru wa Pentekote. Ndibutse ko uwo munsi witwaga umuganura, ni umwe mu minsi mikuru Abisirayeli bizihizaga cyane. Ngo abo bageze rero bakava mu bihugu bagiye bamwe babamo bakazi iwabo bakakwizihiza. Abantu rero Petero yabwirije bakiyana ari 3,000, harimo n'abari bavuye i Roma. Batashye rero bagezeyo bavuga ibitangaza bya Yesu. Bivukira i Roma. I Roma hehe? I Roma kwa Kaisari. Kaisari yari umwami wategekaga isi icyo gihe, yari umwami w'Abaromani. Ubwami bw'Abaromani nibwo bwatwaraga isi icyo gihe, kandi ntibwashakaga umuntu uvuga Imana, uvuga izina rya Yesu Kristo. Icyo bavugaga kandi bashakaga ni Kaisari. Imana yabo yari Kaisari, umwami wabo yari Kaisari. Reba rero kuvuga izina rya Kristo Yesu umwami n'umwana w'Imana ahantu bazi umwami witwa Kaisari, byari bikomeye rero ku itorero ry'i Roma. Nubwo ryavukiye mu ngorane, rivukira mu karengane, hari ku ngoma y'umwami w'abami Kaisari Nero. Muzi ko akavuga ati mwuka byara, iryo torero riri kwa Kaisari, iryo torero rikorera kwa Kaisari rimeze rite? Arahiga, aragambira ati byazama nkazabageraho, nkabasuhuza, nkabafashisha ijambo ry'Imana. Igihe abitekereza kandi abigambiriye kandi abisengera, umunsi umwe arimo kugenda ahura n'umudiyakonikazi witwaga Foibe. Foibe yari avuye i Roma. Pawulo aramuramutsa, amaze kumuramutsa aramubaza ati niko uvuye? Ati mvuye i Roma. Mbwira rero kagira inkuru. I Roma numvise ko hari itorero. Foibe aramubwira ati rirahari kandi rihagaze neza. Ubwo si iryo torero rimeze rite kwa Kaisari? Foibe aravuga ati ni mu ngorane nyine, turakubitwa ndetse bamwe baricwa, abandi barihisha barajya mu buvumo, abandi barashonje kuko bacuragizwa, ntibabona uko bahaha, ntibabona uko bahinga, ntibabona uko bacuruza, yewe no kwambara ubusa. Ingorane zirahari, ariko icyo mubwiye cyo uzuye umwuka wera. Haleluya. Pawulo aranezerwa cyane, abwira umudiyakonikazi ati buretse ngo utume. Afata ikaramu arandika ati Pawulo, imbata y'umwami Yesu, wahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza
umwami wacu. Ati irya mbere ndabasuguje kandi ndabatahije. Ati kandi ndabashimira cyane mwebwe kubera ko kwizera kwanyu kwamenyekanye kugakwira isi yose, kubera ingorane mubamo ariko mugashikama ku mwana. Arabandikira ageze ku bice 8 arababwira ati rega umurongo wa mbere nimuhumure mukomere, abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho nubwo murimo kwicwa, nubwo bimeze bityo nimuhumure. Nuza noneho tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu nimuhumure nta mubisha. Ku murongo wa 35 aravuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ngo mbese nakaga n'inzara n'amakuba n'ukwambara ubusa n'inkota se? Ngo ya, ahubwo muri ibyo byose turushijeho kunesha n'uwadukunze. Amina. Yesu ashimwe. Ariko imitima ntabwo nta iri hano yose imo ndabyumva. Haleluya. Mutega amatwi ijambo ry'Imana mwumve niwihumure riri. Ati ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana rubonerwa muri Kristo Yesu? Ni inzara se, n'akaga se, n'uburwayi se, n'urupfu se, n'amakuba n'inkota? Toya, ahubwo turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Imana ishimwe. Dusubire ku ijambo twasomye. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko kuzahishurwa kw'abana b'Imana. Bakavuga batari iryo torero riri mu isi yamanuriwemo Lusiferi tuzi. Lusiferi wakoze akantu hano mu ijuru akayobya 1/3 cy'abamarayika bari mu ijuru. Abo bantu bahumeka umwuka mu mazuru bambaye umubiri upfa ubora, abo bantu bazanesha utsindwa n'agasani Lusiferi ni bantu ki? Ariko kunesha n'ukwacu, kunesha n'ukwa Kristo w'abantu. Haleluya. Tuzamunesha mu izina rya Yesu. Kugira ngo rero bicwe n'amatsiko cyane byagenze biti. Muzi ko Yesu yapfuye akadupfira agahambwa, ku munsi wa gatatu akazuka. Azutse yamaze iminsi 40 abonekera abigishwa be akiri mu isi. Iminsi 40 irangiye baramuherekeza, agenda babwira ati rero buriya mugiye Yerusalemu murindire ibyo data yasezeranye rwose. Rero batise mwami iki nicyo gihe wenda kugarura ubwami bwawe mu Isiraheli. Atoya, mwebwe ubwo barimo baragenda berekeza ahantu hitwa Elayono. Ati ibyo si ibyanyu kubimenya, ni iby'Imana. Icyo akora icyo mukwiriye kumenya ni kimwe, muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudaya, Samariya no kugera ku mpera y'isi. Bageze ku musozi wa Elayono ibirenge bitangira kuva hasi. Biva hasi arazamuka arenga ibicu. Bakomeza kurarama, marayika niwe wabavanya. Arababwira ngo murakora icyangaha. Yesu Kristo uko mumubonye agiye mutegereze igihe azagarukira. Yarazamutse rero aragenda agera mu ijuru. Ageze mu ijuru abamarayika baza kumusanganira, kandi rega niwe yari yarahoze. Jambo riratubwira muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 ngo mbere na mbere hariho Jambo, kandi Jambo yari Imana, kandi yahoranye n'Imana, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ngo icyo kora yaje muri ntibamwemera, aza mu byo bari ntibamwizera. Ngo icyo akora bamwemeye bose bakizera izina rye, bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Ageze mu ijuru rero bamarayika baza gusanganira umunyacyubahiro wari warahavuye yagiye muri misiyo. Aragarutse, igihe bamusanganira bishimye bamureba, bagiye kubona abona mu ruhanga aho ryakamba ry'amahwa ryasharambuye, bamubona n'inkovu. Barebye mu biganza babona imisumari ya 15 yatoboye. Barebye ibirenge basanga nuko mu rubavu basanga haratobotse, hamwe havuyemo amazi n'amaraso. Kristo batinya kubahwa, wari wavuye ahangaha usa neza cyane, nta gikomere ntaki, izi nkovu n'iziki. Arababwira ngo aha havuyemo amaraso yo kuko umugeni. Haleluya. Batise mugeni ugenda ate mugeni nyabaki atazaza mu murebe musize mu isi. Hereye uwo munsi rero bamarayika bategereje kuzareba uwo mugeni Kristo yababwiye, bategereje kuzareba itorero, bategereje kuzareba bafite amatsiko. Bamarayika rero nibo bazakira itorero kuko rizaba rigeze mu ijuru. Bizaba ryari kandi bizatangira ryari? Vuba ahangaha. Ngo ryari? Vuba ahangaha Imana igiye kuvuga. Mpamvu mvuga ko ari vuba ahangaha ni iyi: ibimenyetso byose Yesu yatubwiye muri Matayo 24 byamaze kuboneka. Yavuze ko hazaba intambara mu isi, bihugu bigatera ibindi bihugu, amahanga agatera ayandi mahanga, ngo hazumvikana inzara hirya no hino n'imitingito yo mishyitsi,
ngo hazabaho imyuzure ubwinshi ngo buzagwira. Hanyuma rero umuntu azajya atambuka naca imbere ya Yesu nakureba imirimo wakoze witotomba, iyo wakoreye kugira ngo ushimwe, iyo wakoreye kwihimbaza ishye, ariko iyo wakoreye Imana ukora babakene wafashije ugirira Imana, ya maturo watanze ariko ukorera Imana ariyo ureba, bya byacumi watanze babakene wacumbikiye, babandi bari bambaye ubusa wambitse, bakundi wikuyemo kandi ukagaba umukene, babandi wahingiye wahaye umubyizi, wa mupfakazi bagiye guhomera inzu, ya mirimo yose myiza izaca imbere ya Yesu ihagaze kuma. Imirimo rero izarokoka izahesha bene yo amakamba atatseho inyenyeri. Nimvuga amakamba mwumve gutya, nimvuga inyenyeri mwumve hano. Haleluya. Murabyumva neza, murakurikira. Imirimo izahesha abizera amakamba atatseho inyenyeri. Ariko tugegera aho ngaho tuzahoberana n'abahari, tuzahoberana n'abahari, kandi kubera ko tuzaba twambitse ubwenge, ntabwo uzavuga ngo munyereke Pawulo twajyaga tumwiga mu rusengero, munyereke Petero. Oya, ubwenge buke tubuterwa no kuba muri iyi si yamanukiwe na Satani. Ubwo Imana izavuga twambitse imibiri mishya, tuzayambikwana no kumenya byose, kubera hose icyarimwe, no gushobora byose. Babyita omniscience, kumenya byose, omnipotence, gushobora byose, na omnipresence, kubera hose icyarimwe. Kwa kundi ubona Yesu abigishwa bajyaga kubona bakabona ari hagati yabo ngo amahoro abe muri mwe, inzugi zirakinze, nta bati ryavuyeho cyangwa itegura. Ibyo ngibyo abera nibyo bazambika kuko bazaba banesheje iyi si bayivuyemo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo bakunda. Rwambere rw'abana 3:3 bakunda. Ubu turi abana b'Imana. Icyakora uko tuzaza ni kurerekana, nuko Yesu ubundi yerekanwa tuzasa nawe, tuzabana nawe iteka n'iteka. Ubwo rero tuzaba tuvuye muri iyi si, ntabwo tuzongera kujya tubaririza, tuzaba twahawe ubwenge bwo kumenya bose utabajije, kandi bwo gushobora ibyo tutashoboraga, no kwirasa aho dushaka. Ndaza kubabwira ukuntu tuzajya tuba muri iyi si tuyitegeka mu gihe ntiwabwire, kandi dutange raporo i Yerusalemu, niho icyicaro cy'ubwami bw'umwana w'amahoro kizaba kiri. Ubitekereza uba wagezeyo, ko tuzaba twambaye kubera hose icyarimwe. Yesu ashimwe. Imirimo rero irapimwe, imirimo ishimwe iheshe ba nyirayo kwambikwa amakamba. Hanyuma uwo murimo uzamara imyaka 3 n'igice. Nitumara kwambikwa rero, Yesu wacu, Mwami wacu, azatujya imbere atujyane mu ijuru ku Mana Data. Imana yamutumye itorero, Imana yamutumye umugeni. Yesu azatujya imbere, tuzasanga mu ijuru hateguwe, biteguye umugeni. Yesu nagerayo azahagarara imbere y'Imana Data, ari wese atanga ibyubahiro. Haleluya. Avuge ngo Data, ndaje rero, dore rya torero wantumye ngiri, ngaba aba barababaye, baryawe n'iryanjye Data, abangaba barashujubijwe, bambuwe ibyabo ntibabikurikirana, barakubiswe baricwa n'ibihorera, abangaba baratutswe bararengama, ntacyo bigeze bakora birwanirira, aba barakubashye baranyubaha. Ngaba rero ndabazanye, nabavuye muri irya mibabaro, bamese ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama. Ngaba rero nibahabwe icyubahiro kuko bagikwiye. Jambo riravuga ngo Imana izatwitegereza, inezerwe, ifashwe, maze turirimbe. Cyazampa nawe ukazumva iyo ndirimbo Imana izaririmbira itorero umugeni, tuzanezerwa. Imana nimara kuturirimbira, haleluya, hazaba resebusiyo. Bibiliya mu Byahishuwe haravuga ngo tuzabagirwa ibibyibushye, tuzarya, ariko ni uburyo bushushanyije, nibyo bita ibintu biri sembolike, bishushanyije. Umva ukuri kwabyo. Pawulo yaravuze ngo ibyo twateguriwe nibyo amaso atabonye hano mu isi, nibyo amatwi atumvise, nibitarinjira mu mutima w'umuntu, nibyo umuntu atararota, nibyo Imana yateguriye abayikunda bizera. Bityo rero ibyo tuzaryayo ntawe urabibona hano mu isi. Biramutse bimeze nk'ibyo mu isi, nta gashya kazaba gahari. Ibyo tuzanywerayo ntawe uzabibona. Icyakora Bibiliya iravuga ngo tuzarya kuri manu yahishwe, kandi tuzanywa kuri vino nshya. Umva uko Yesu yavuze ubwo yatangaga ifunguro ryera, yaravuze ngo kwifuza nifuje gusangira namwe iyi vino tukiri hano mu isi. Ntabwo nzongera gusangira namwe imbuto z'imizabibu hano mu isi, oya, keretse mu bwami bwa Data turimo gusangira kuri vino nshya. Icyo gihe rero Yesu azakenyera, azaduhereza kuri iyo vino nshya, tuzarya tunywe, hazaba resebusiyo nziza cyane, abera banezerewe. Kandi ubwo abatarumvise impanda bazaba barasigaye mu isi, Antikristo ari uyoboye iyi si,
n'umuhanuzi w'ibinyoma ari uri ku isonga. N'inyamaswa, hari inyamaswa yavuye ku butaka yavuye mu nyanja n'umuhanuzi w'ibinyoma. Nibwo bwami buzaba buyoboye isi, ariko itorero ryo rizaba ryagiye riri mu ijuru. Niturangiza reception rero tuzajya mu ishuri twicare twige. Haleluya. Twige, utega amatwi, twige. Tuziga iki rero? Tuziga ubutegetsi n'amategeko. Ubwo ndabizi umuntu uri hari utazi gusoma no kwandika bati cyo ubwo nzigane ntarize ntazi gusoma. Nimuhumure mu ijuru gusoma no kwandika. Ubwenge buke buzasigara muri iyi si. Agashya rero mu ijuru nta mapengu uzabayo, nta kajori tuzabayo, nta mpumyi zabayo, nta muntu wamugaye uzabayo. Mu ijuru imibiri yo mu ijuru nta usembwa izaba ifite. Mvuga butumwa witwa Remberembe w'umukongomani yigeze gutanga ubuhamya, yagiye mwiyerekwa abona mu ijuru. Yari afite mama we, yari umukecuru wakundaga Imana, wakoreraga Imana cyane mu rusengero, aza gutaha ariko yari yakutse amenyo. Nkuko muzi ko abantu bamwe bakuka amenyo cyane cyane iyo bakuze. Remberembe rero arerekwa arebye mu ijuru ngo abona nyina ari umukobwa mwiza cyane, ngo araseka, asetse ngo abona amenyo yera y'urwererane. Avuga ati se mama ko yari yakutse amenyo nkaba mbona nta ryinyo yakutse amenyo. Mu ijuru hari ingingo zose, mu ijuru ni ibishyashya gusa. Yesu ashimwe. Tuziga rero ube utarutuye warize, utaruzi gusoma no kwandika, tuzahabwa ubwenge maze Imana itwigisha. Impamvu yo kwiga ni iyihe? Tuzaba twiga ubutegetsi n'amategeko kuko tuzaba tugiye kuza kuyobora iyi si. Iyi graduation, niturangiza dukoze graduation, haleluya, imoda byumva kumva ndafashishwe. Imoda bibona twambaye amakanzu twagaraduwetinze. Imoda bibona niturangiza tuzahabwa impamyabushobozi. Niturangiza marayika Mikayeli amanuke afite umunyururu munini mu ntoki, afite n'urufunguzo rufungura ikuzimu, byahishe ibice 20. Amanuke afate cya kiyoka ari wo mwanzi na Satani, ngo amufata mu bohe amukingiranira ikuzimu kugira ngo amare imyaka 1000 aboshye. Narangiza rero Kristo Yesu atujye imbere. Yesu nashimwe torero. Kristo Yesu atujye imbere, atujye imbere. Inkoni y'icyuma isobanura ubutware butavogerwa, ubutware butavugirwamo. Ubwami bwa Kristo nta njyanama azaba afite, azajya avuga bibe ategeke bikomere. Kandi ubwami bwa Kristo nta wundi mutegetsi uzabaho, ni Kristo umwami w'abami n'itorero. Abamwizeye umugeni nibo bazayobora uhereye hejuru ku bihugu ukageza hasi. Bazajya bayobora baterera za nyenyeri wahawe bitewe n'imirimo yawe yarokotse. Niba wararokoye nyinshi uzayobora ibihugu, ukurikiyeho ayobora igihugu, ukurikiyeho ayobora intara, ukurikiyeho umunyenyeri uko zigenda zirutana ayobore. Niyo nazajya ndikubura gusa, maze baramubwira ngo mu ijuru ntawe uhakubura, ahora n'ubwiza kuko umucyo w'Imana niwo uhakesha iteka. Yesu ageze ku gitero cya nyuma aravuga ngo ubwo bimeze bityo noneho ntacyo umubabaro ntwaye, kuko nzawibagirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mu isi. Mu ijuru nta mubabaro n'urupfu, Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Nubwo tubaye uyu munsi, nubwo tubabajwe no kubura konsole, kubera yuko imibabaro y'iki gihe iraciriritse, ariko ubwiza tuzambikwa burahambaye cyane. Kubera izo mpamvu ntacyo umubabaro dutwaye, kuko tuzawibagirirwa kwa Yesu. Dusenge Imana, ntacyo umubabaro dutwaye. Satani yaduteza urupfu, Imana yohereza Yesu arabambwa. Imirimo nanjye nzajya muri reception yo mu ijuru, nanjye nzajya kwiga ubutegetsi n'amategeko, nanjye nzamanukana na Yesu tuje kuyoborana isi. Izaba yabaye isi amahoro n'ubwami bw'amahoro. Muri ubwo bwami nta burwayi buzabaho, nta rupfu ruzabaho, nta kubabara. Abantu bazarama iteka. Bibiliya muri Yesaya avuga ko abantu bazarama nk'ibiti, ngo umuntu uzapfa akenyutse muri iyo myaka 1000 n'ubu uzajya apfa amaze imyaka 100, ngo bazamubara nk'indi ivuyemo. Ariko ngo abantu bazamara imyaka nk'iy'ibiti. Isi y'icyo gihe izavumurwa, nta muntu uzongera gufumbira. Uburiya kurumbya no kugunduka k'ubutaka byazanywe n'icyaha, kubera ko isi izaba yagarutse kuba iya Kristo. Byongeye kutwongeramo imbaraga, ritweretse mwami Imana yacu inzira, mwami ko ari ijambo ryawe, ko ari agakiza mwami Imana, kugira ngo tugere mu ijuru nuko twakira ijambo ryawe. Mwami Imana yacu iri jambo ritweretse
mwami Imana ko hari umunsi impanda izavuga, itorero rikazamuka, abapfuye bigakinguka, abazaba bakiriho mwami bakazamuranwa nabo. Mwami Imana turi hano mu ihema ryawe, turagusabye ngo imitima yose iteraniye aha Mwuka Wera nayisange bawe Kristo, reka ikorekere mu mitima yose iteraniye aha, tanga ihumure n'ibyiringiro, ukuboko kwawe nikubane natwe mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Imana y'umugisha kubana meza adutera ibyiringiro by'uko nituba amaso imbere yacu ari heza. Imana ibahe umugisha kandi dukomeze twihanganisha n'umuryango ndetse ahabi yagiye aheza. Muri rusi nta hantu heza wabona hariho, ariko icyizere cy'uko ubu ngubu ari ahantu heza. Yaciye ingando, yabaga muri uyu mubiri mushimiye yegere hino afate mikoro asenga Imana. Kera imiryango n'inshuti n'abavandimwe aho bera bateranira, wongere twibukiranye amateka n'amakuru ye. Shoje urugendo rero umuja wawe n'ibyo n'Imana yacu, kandi twamaze kubyumva mu ijambo ryawe ko twese tuzatumirwa, ariko hari ahera heza waduteguriye icyubahiro n'ikibi cyawe. Turimo tubona abakunzi bawe bene data bashiki bacu baza begera uruhimbi kugira ngo batange ituro ryo gufasha umuryango. Ni byiza ko byakozwe gutyo, ubaho umugisha ubagirire neza buri wese ku rwe ruhande, kandi uduhe gutekereza ku iherezo ryacu cyane. Ndagushimiye rero ukomeze gufasha umuryango no kuba bugufi cyane, yaba umutware baba abana inshuti n'abavandimwe, turacyabasengera kugira ngo bakomeze kwakira ihumure ry'Imana. Ndagushimiye ko tugirira neza muri gahunda y'ibisigaye inyuma, icyubahiro gikomeze kuba icy'Imana Data mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu mwanya ni umwanya ukomeye guherekeza mama Mutoni, ariko ni n'umwanya wo kwishimira kuko tubonye umwanya kugira ngo tumuherekeze. Impamvu mbivuze, nk'abanyarwanda turabizi hari igihe cyabaye umuntu akabura umuntu we, akabura umwanya wo kumuherekeza, ariko kubona umwanya nk'uyu nguyu wabuze uwawe ariko ukabona umwanya kugira ngo umuherekeze. Imana yakoze ibintu bikomeye, turayishimiye ko iduhaye umwanya kandi ukomoka ku mahoro dufite mu gihugu cyacu. Imana ishimwe. Rero turashimira by'umwihariko itorero rya ADEPR paruwasi ya Nyagasambu, yari umukristo wabo, ariko mwakoze umushumba arahari. Imana ibahe umugisha. Itorero rya ADEPR Kadasumbwa ariho yabarizwaga, ariko by'umwihariko munyemere dushimire paruwasi n'itorero rya Rwikubo baduhaye hano kugira ngo tuze kubasezerera, yaba ari abari aha ngaha n'abadahari. By'umwihariko muzatumenye, babwije ukuri ko ntarinzi amazina ye, narinzi ko ari mama Mutoni, narinzi mama Mutoni, nta mazina narinzi. Maze kubona gahunda yo gushyingura nibwo namenye amazina ye yombi. Rero turagira ngo ari abari bamuzi ku izina rya mama Mutoni n'abari bamuzi ku mazina ye, ari abasangijwe ubuhamya bwe n'abatarabusangijwe, wenda tuze gukora mu ncamake n'ibyo turi buze kuza kumva. Dufite umukoro kugira ngo natwe ubwacu tuzasige inkuru nziza imusozi. Abazaduherekeza natwe bazatuvuga ibigwi babibwire abazaba bahari, bizabatere nabo kugira imirimo myiza, maze imirimo myiza izaba uruhererekane rwacu. Mbere ko twumva ubuhamya, turi mu rugo twumvise ijambo ry'umukuru w'umuryango, ariko ryari ryiganjemo ubuhamya. Kubera ko twumvisha amajambo y'umukuru w'umuryango mu rugo ku batahageze, igihe cyo ngiye kuvuga ni amateka
kandi nayo magufi ya nyakwigendera kugira ngo abadutabaye n'abandi babashe kumenya nyirizina nyakwigendera yarinde. Yewe mumenya bwa mbere cyangwa njya kumenya ubwenge ndakana gatoya, namubonaga iwacu mu rugo aduheka, adukarabya, atugaburira, akadusigarana nk'umwana waje kwa marene. Kuvuga amateka ye biranagoye rimwe na rimwe, ubura aho uhera iyo umuntu afite ibigwi, iyo umuntu yakoze imirimo ye akiri mu isi ndetse akayikora neza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ntekereza ko n'abakuru b'itorero barabizi, hari igihe ujya kuvuga amateka y'umuntu ukabura aho uhera. Nk'ubu nimera tukiri abana, tukiri bato, ntabwo twataha, nta nubwo twava hano. Niyo nahera akizwa dukizwa nabwo ntitwataha, kuko amateka ni maremare. Icyo nzi ni kimwe, tuzongera tumubone, ariko si twese. N'abazitwara neza mu minsi dushigaje, abazabiharanira tuzongera tumubone. Imana ikomeze iduhe kwihangana. Nyakwigendera magana mu 1974 yitwaga, nuko dukunda kumwita Mama Mutoni nk'izina ryafashe. Buriya hari umuntu uba mu muryango akaba ameze nka multiprise murayizi, kano kantu bacomekaho ibintu byinshi kakabigaburira umuriro ari kamwe, niko Mama Mutoni yari ameze. Ntuzabe mu muryango nka prise kariya kamwe ko mu rukuta bacomekamo, uzaharanire kuba mu muryango nka multiprise. Kano bacomeka mu rukuta kakane yavukiye mu karere ka Rwamagana, ni hano hafi abazi sentaro y'izi Rwamagana aho twita ku Bigega. Buriya gihe naranahabaye igihe kinini, hari abantu benshi twariranywe hariya muri kariya gace, iwabo bahitaga kwa Matayo, kwa kundi tuvuga ngo kwa Karangara, tuvuga ngo kwa Gahiza. Papa we nawe yari afite ahantu bamwitirirwa tuhita kwa Matayo. Abana batoya rero mba wanyogo hafi ya kubagana, tukavuga ngo nibura tutageze kwa Matayo, kuko ibyo byose n'Imana bimuhaye. Ni umubyeyi duherekeje. Murakoze, reka twakire umutware. Neza ndabashubuje bavandimwe, inshuti z'umuryango wanjye. Yewe rero kugira icyo mvuga ntabwo ndi bubishobore, kuko ntacyo n'umwe namuvugaho. Bashakanye mu mwaka w'1996 dushakana tugiye iwacu i Kigali, tubaho mu buzima bugoye. Ikimbabaza cyane mu buzima twabayeho bugoye, agiye igihe ibintu byari bimaze guterera gutungana, kuko ni wa muntu ahantu mwibukira cyane nkamubona ko ari umuntu ntaba none agereranya nawe. Muri 1998 nakoze impanuka ndi muri Kenya, nshika akaboko, nta telefone zabaga. Noneho abantu bakamubwira bati se buri aho ngaho umugabo we yakoze impanuka yarapfuye, wasubiye iwawe. Kuko ndibuka ko namaze amezi 5 hafi 6 ntajya mu Rwanda, nta makuru yanjye azi, nanjye nta makuru ye mfite. Twari dufite abana babiri. Ubu twaricaye tukaganira, ni wa mama icyo namusigiraga cyose yarazi uburyo agicunga. N'ikimenyimenyi ubwo mu ndeba hanga twarasezeranye, ariko nta kintu mu mutungo tugira ngiye nanditseho, kubera ko namwizera avuga ati ntabwo mba mpari wowe n'abana, uko bizagenda icyabaguruka ni imitungo dufite.
tumaranye imyaka 29 nta muntu w'umuturage wigeze tubwira ngo yumve icyo twavuganye cyangwa ibanga ryanjye nawe. Namugerageje inshuro nyinshi, urumva mu myaka 29 n'abo bose ibere rimwe, ndumva kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwe twarabanaga. N'abo bose ibere rimwe, ibyo twavuganaga ntabwo babivuganaga nabo. Byageze aho rero ngo umuntu mbyifatamo byakira gutyo, ndavuga ndeka rero umuryango aho kugira ngo twamaze kuba i Kigali, dore umuryango umaze kuba munini, tugaruke tujya ahantu dushaka ubuzima, dupange turere abana bacu neza, ku buryo niyo nagira gutya nkaba nagira ibindi bibazo byo mu mahanga yongeye kubera ko niho mba ni akenshi, wowe uzabashe kwegera abana ubarere neza nta ihoye. Ejo bundi rero iyi safari ni byinshi ntabwo nabirondora, ndavuga wenda biri hafi. Yarampamagaye, nari ndi muri Sudani, arampamagara ati se ko numva ubuzima bwanjye bugenda nabi, kubera uburyo twubahanaga akazi byabaye ko nkareka. Nageze hano ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi, nzi ndebe ibibazo birimo, tugerageza ibyo twagomba kugerageza, ariko ubw'Imana niyo burya akazi k'Imana nta makosa aba. Icyo ivuze tagisi twari turimo we yasigaye, ngo nanjye nakomeza n'abana, uzagera imbere nakagera ku cyapa cye nawe azasigara, ubuzima bukomeza. Kandi nizeye ko abana banjye turi kumwe tuzakomeza guhangayikana kubera ko twabuze umujyanama wacu mukuru. Ubwo rero nta kindi kintu kindi kirenze navuga. Murakoze cyane, ndashimira mwese ko mwaje kudutabara, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Njye bitari kukishyura, bitari kukimo, kandi ntagire impungenge zo kubivuga, abivuge kuko ndabizi ko byabagaho. Ubwenge rero ndabashimira, murakoze. Murakoze. Yari umubyeyi, ntabwo yari umubyeyi wacu twenyine. Yadukundaga nka mama, uko muzi urukundo yakundaga abantu bo hanze. Mwibaze noneho twebwe ibiciro bitandukanye, ariko yambereye umubyeyi n'abavandimwe. Mama yari umuntu wakundaga kwicara akatuganiriza, akatugira inama, akatwigisha gusenga n'urukundo. Njyewe urumva ninjye mukuru, ntabwo nigeze mbona mu rugo dukura nkura nta bandi bantu bahaba, twenyine tuvuze ngo abana mama Mutoni yareze, ndumva iyi podium yakuzura bakabura naho bajya. Mama rero namuvugaho ibintu byinshi, ariko nshimye Imana yadukomeje, kuko twarabanye, yajyaga tuganiriza cyane. Njyewe sinzi uko nabivuga, buri mwana wese yari afite ukuntu babanye, yari inshuti ye ku buryo buri muntu wese yari afite uko amutwara. Tuganira nyine buri kintu uko yumva nyine bimeze, tukabasha kuvugana. Ndabyibuka najyaga njya mu rugo ngiye nko kumureba, kuko ni ibintu nari narihaye nko kujyayo nka rimwe mu byumweru 2 cyangwa rimwe mu kwezi. Ntabwo navaga mu rugo, ntabwo ninjiraga mu rugo njya muri salo, nahitaga ninjira ajya mu cyumba, kuko nakundaga kugera mu cyumba bicara hasi tubanze dusenge. Ubu nicyo kintu ndi kwibaza, ni nde muntu uzongera kunsengera mama?
nkibaza ninde muntu uzongera kumenya amakuru yanjye nka mama, kuko yari wa muntu unkurikirana akantu ku kandi. Ndabizi ko yansengeraga mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ubwo rero mama twabanye muri ubwo buzima, tubana neza, turera neza, nta kintu twamushinja. Uko papa bivuze, mu myaka yose tumaranye ntabwo nigeze mbona papa cyangwa mama barakaranyije. Ntabwo nigeze numva mama avuga ngo papa wanyu gutya. Yacecekaga pe. Yagiraga n'ikintu nyine ukuwenda kuba yabivuga yakubwiragaho gake, ariko ntabwo ari wa muntu wapfaga kuvuga nyine akubwire ngo bimeze gutya. Yari umuntu uzi kwihangana. Mama yarihangana. Mama yaracecekaga. Hahandi imyaka yose tubaye hariya, nta muntu nigeze ngo ndaguhembye ngo maze uzajye ku ishuri. Aramubwira ahise amucokoza, arambwira ati se mako najyaga njya ku ishuri nsengeye, n'ubu wansengeye. Yari afite umwuka muke, aramusengera nk'iminota nka 15. Muri uwo mwuka muke afite, asengera igihe cye kizaza, asengera imyaka ye yose iri imbere. Numva ko nyine iryo sengesho asa naho ari umuntu usa n'nyine uri kurikura kure, ariko afite nk'ibyo ari kubona. Yasengeye bebe, aramusengera mu myaka 20 iri imbere. Aramubwira ngo bebe jya ku ishuri kandi uzige neza. Bebe yaratashye. Muri uwo mugoroba nibwo papa yari ahari, nawe baravugana, bakundaga. Papa yitaga mama nyir'urugo nawe akamwita nyir'urugo. Ndabyibuka yarahagurutse arambwira ngo nyir'urugo ngo uragiye, ngo yego. Papa aramubaza ngo nzakuzanira iki ejo. Mama ariyumvira aramubwira ngo ntacyo, ngo ugenda ngo we uzazana amafaranga. Papa aramubwira ngo humura, icyo si ikibazo. Barataha bose, nsigara muri sale n'undi mwana umwe twari turi kumwe wa marume mu cyumba. Ariko muri bakiva yambazaga isaha buri kanya, moto bimaje kubasanga sangaye, nkamubwira. Bigeze nka saa 8:10 yarambwiye ngo byuka kuri iyo matora uze hano. Yarambwiye ngo nyigura. Yari ari ku mwuka, arambwira ngo ihanganeho gato ngo umvaneho umwuka ngo tubanze tuganire. Ndabwira se saa 8 zirageze, reka ndyameho gakeya nsinzire, hanyuma turaza kuvugana mu gitondo. Mama yaransubije ngo wakwihanganye ukampfukisha. Ndakomeza ndamwinginga, ndabwira ntiwaretse nkaryama ko numva ndushye, ko uyu munsi ntabonye akanya ko kuryama, uzi ko twiriwe tuganira. Arakomeza arayinginga ngo basi ufata telefone ambwira indirimbo mushyiriramo. Iyi ndirimbo kuva izo saa 8:30 mama twaraganiriye bishoboka. Mbona ko mfite n'icyizere cy'uko mama ari bukire. Turaganira pe, aranganiriza icyo yari afite ku mutima cyose. Niyo mpamvu byanteye gukomera. Mama yaransezeye. Mama akajya abwira ngo ujye umbabarira muri iyi minsi, ngo ugume ahangaha, ngo ntukajye ujya ahantu kure, ngo nushaka no kujya kureba abana ngo bajye baza bakurebe hano. Turaganira kugeza saa 12 ndumva n'iminota nka 20. Nibwo yambwiye ngo nyigeka mbyamisha. Araryama, ariko ukabona ari kure. Muri izo saa 12 mbona mama amarira ajenze mu maso. Ajenga mu maso, nabwo nti ma uri kubabara? Arambwira ngo ngire muganga se. Umuganga ntacyo yakora. Ndamubwira nti se kuki wumva ko ntacyo yakora? Ngo muto ngo mpamaze ndayamuha.
ariko mama yadukundaga nk'utazabona iherezo ryacu koko. Ndabyibuka yarambwiye ngo ikintu kimbabaza abana benshi ndamubwira nti sema ubu twebwe ntituguhagije ngo namwe murahagije ngo ariko ngo numvaga ngo nzabyara abana benshi ngo wenda ngo mukaba muri nk'8 ngo ubu se turi kuganira muri aya masaha ngo nk'ubu havuyemo umwe ngo naba nsigaye ngo ariko ngo Imana ntizambabaze ngo izanture imbere yanyu. Ndamubwira nti se kubera iki ngo hoya umuntu ararembye mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kubwira muganga kuko yamaze kumbwira gutyo mbona umutima utangiye gutera cyane. Ibyo byari maje gucya nyine mu masaha saa 10:40 gutyo. Ndagenda nkikingura umuryango arambwira ngo muto ngo garuka hano ngo ariko se urabona ndembye. Ayo magambo niyo yambabaje kurusha ibindi. Yarambwiye ngo njyewe mbizi neza ko ijuru narikoreye. Ndamubwira nti ma wararikoreye ni ibintu bigaragara, ariko ntekereza kugenda mbasize nsize umuryango nkabona ntaho mbasize. Ubu se bizagenda bite muto? Abana banjye ko bari bagikeneye kwiga ngo mbabe hafi mbasengere, bizagenda bite? Umuntu ukunda umuryango w'iwabo cyane bo barabizi. Akajya nyine agenda aganirizaho bikeya. Ndavuga nti se ma ubundi ubwo buba ufite n'ubwiki kuzakira. Mama bigeraho mama yanshyizemo akantu k'ubwenge koko. Abaganga igitondo barapima umuriro barawubura basanga yatangiye no guhumeka neza kandi yari ari kuri oxygene, basanga ibipimo byose bimeze neza. Hari umushuti we wari waje kumureba aramubaza nawe akorera hariya, aramubaza ngo se koro ibipimo ubonye bimeze bite? Arambwira mama muto ahubwo felicitation ndabona ibintu biri kugenda neza, ibintu bimeze neza nta kibazo. Mama ndavuga nti rero kajya kugushakira ikintu cyo kurya. Arambwira ngo yigo, ariko numva umutima wanjye nturi guhamanya nabyo bitewe nuko ndi kumubona. Ku gitanda hari hicayeho umwana wa marume. Ndamubwira nti haguruka, nicara ku gitanda. Mama yarambwiye ngo zana ibiganza hano, arasenga aransengera pe, nanjye numva atangiye gusenga. Ageze mu buzukuru ageze he, mvuga nti se mama uyu munsi noneho ko mbona ari kwijajara. Ariko sinzi impamvu nari narakomeye, numvaga narakomeye. Nta muntu wampamagaraga mbwe ntibimeze gutya, oya nambwiraga ntibiraho. Muri icyo gitondo rero nibwo nicaye aho ku buriri, umutima wa mama washitse inshuro 3, rimwe kabiri areba hirya gutya. Mama biba birangiye gutya, ntiyigeze asamba, ntiyigeze anaga akaboko. Ikintu ijambo niyuka yambwiye, yarambwiye ngo muto bayi ndapfuye. Ariko ntabwo narize, nta nubwo nagize ikihugo, sinzi ahantu nakuye imbaraga zo gukomera. Ariko ntabwo wari worohewe, ariko ukuri ntacyo utakoze, icyashobokaga cyose. Kandi na mama yarabibonye, ndashimira abavandimwe banjye. Muri make abantu mwese abadusengeye, abatubaye hafi, abadusuye, namwe mwese mwakoze cyane. Ikintu dushima Imana mpamya nashidikanya, mama nuko yagiye ahantu heza. Ni nacyo kintu nabanje kubwira abavandimwe banjye. Narababwiye nti mwihangane dukomere, mama ntabwo yakoze nabi kandi Imana yakoreye
Imana mama yakoreye izakomeza kutuba hafi dushyire hamwe, kandi izakomeza kuturengera, kandi nawe ahari nzi ko yishimye, kandi ni ukuri mama arishimye, ndabizi neza ko yishimye. Koko mama yarabikoze pe. Ikintu cyatumye nkomera, mama yaradukomeje aratuganiriza. Bebe we abari bahari nimugoroba mwabyumvishe, nawe arakomeye kuko nawe yarahabaye umunsi kundi twari turi kumwe. Rero abarira ni muhumure, mama ari ahantu heza, natwe turakomeye. Icyo nabasaba abavandimwe banjye ni ukuzagera ikirenge mu cya mama kugira ngo tuzongere guhura, tugerageze gukora imirimo myiza nk'iyo yakoze, kandi natwe tuzamusangeyo. Murakoze. Muraho. Ese nashimwe. Umunyarwanda yaravuze ngo uguze uko agira ngo neza, kandi ubonye ntavuga. Mu muryango tubuze umuntu, itorero ribuze umuntu, mu nshuti n'abaturanyi, kuko nta muntu nigeze mbona. Reka tuvuge ku burwayi bwe. Ku bakristo dusenga, twebwe Imana yari yaraduhaye amakuru, niyo mpamvu mubona dukomeye, kuko n'ibimenyetso twebwe yari yarabitubwiye bitari ngo nk'ikuvureri iyo uyifashe ukayirambura neza mwisaho uko umuntu akigira hejuru, ngo bituma abantu bamusezera ameze neza. Aranayitubwira, turayibika ngo nataha tuzayimusasire. Umunsi wo kuwa gatatu nagiye kumureba, yari ameze nabi ngo kuwa gatandatu, ariko mbere ho kuwa kabiri nari narose ku itariki 13 mbona shangazi yakize. Noneho ngezeyo mu gitondo arangira avuga ngo kuwa gatandatu. Noneho mbihurira ndavuga nti Imana ishimwe, na nyuma ya zeri Imana igikora, nabasanga kuwa gatandatu azaba yakize. Naramufashe kuko nakundaga kurera cyane igihe ko ninjye twabanye. Icyo navuga, ndashimira abantu bose batubaye hafi, abaje kudusura badusengeye, namwe mwaje kudufata mu mugongo. Byinshi babivuze, gusa Chantal avuze ikintu ndakibuka. Abantu bajyaga baza kudusura, nkabona mama yakize ari kubaganiriza, bataha none ararembye. Nawe se mako ko mbona arambwira ngerega buriya ngo bagira ngo badataha bihebye, kandi koko yegerageza mu buryo bwose ashoboye, agakoresha imbaraga nyinshi bagataha bishimye. Ariko bataha izo mbaraga nyine, kuko yakoresheje imbaraga nyinshi nyine asa nk'ubarema agatima, bagenda akaremba. Nageze ndamubwira ngo ma jya wihangana, nibura ubereye kuko uri, kuko iyo ugiye bikomera kurushaho. Ni byinshi mama yagiye ambwira, ariko ikintu cyantangaje ni uko nyine ibyo bintu twize kuganiraho, amubwira ati se bizagenda bite mama? Kuwa gatanu yarampamagaye nyine arambwira ati ndenda guhembye. Nise kumuha amafaranga bigenda bite? Arambwira ngo ndamubwira ngo aya mafaranga tuzajya tuyakoresha hano twishyura icyumba n'ibindi bikenerwa kwa muganga. Arambwira ngo humura, ntabwo uzongera kwishyura icyumba. Ibyo yarabimbwiye nyine, numva ngize n'ubwo wanda umubyeyi mabukwe twarabanye mu burwayi bwe, twagiye tujyana kwa muganga, turajyana i Kanombe, turajyana Faisal, ariko
yari umuntu atapfa kukwereka akarenge cyane. Rimwe rero ndabyibuka wenda mama Simple yibeshye ko gatoyasinze turimo ku Gikanombe. Tuzamuka muri sikariye arambwira ati papa se batuzi ko izi sikariye nazibonye ati etaje narayibonye ati etaje narayibonye ati kuriya arambwira ati abantu dusenga tubereka byinshi arambwira ati kandi mu gihugu twe n'iryo jambo atashye ndamubwira maze ko twagiye Kanombe namwitaga ndamubwira mama yambwiye gukina gutya ariko arangije arambwira siyo. Ndamubaza ibyo bintu urabyumva ati ndabyibuka twavuye Kanombe nibwo mbuze umubyeyi mbuze mama mbuze inshuti mbuze umujyanama ibindi gusa nizeye ko agiye ahageze natinze nareke Tanga Jide mama y'ikonsili Tony twaga Kayisire konsili mvuga rero mama yarambyaye Tony arandera baravuga ngo Imana yamukunze kuturusha. Njyewe nje kuvuga mama Mutoni menya ubwenge abantu bambwiye ngo navuga byinshi twarabanaga mama Mutoni namufashe nka mushiki wanjye mufata nk'inshuti yanjye mufata nka mama Mutoni yari byose kuri njye guhera turi Kigali dutuye Kigali yatwitayeho ubu ngiye gushaka ubuzima mama Mutoni angira inama arantunga arangaburira ankorera ibyo mama na data aho bari batari arabinkorera mama Mutoni kugeza iki gihe ndubatse cyo kuba mu mubiri n'igika kigora cyane avuka unda umubyeyi aba ari aho yumva akavuka iki gika cyo kuba hangaha mu mubiri kirarushya cyane. Abantu b'abapapa bo n'abamama barabyumva, abana bo ntabwo babyumva cyane. Kuvuga ngo ndajya guhigira umuryango ndetse ukaba ufite n'amafaranga ucika intege, uyu mubiri ugirira n'ubwibone. Ibyo byose biba muri uyu mubiri, kandi ibyo byose ni ibintu birwanya umwana w'umuntu ngo atazagera muri kiriya gihugu. Mama Mutoni hatanye nabyo arabitsinda. Uyu ni umunsi tuvuga ngo yahawe pansiyo yo kuruhuka. Nk'umudiyakoni uhagarariye abandi rero gusa icyo twavuga umugeni mwiza
iyo ubukwe bwatashye ibirwa byiza kandi byinshi ibirongora amahane ko tubyita mu kinyarwanda. Uyu mubyeyi rero konsole ibyavuye guhera tugitangira kujya ku kiriyo kugeza n'uno mwanya ni byinshi kandi ni byiza, ni ibigenda bizamuherekeza no kugeza kuri wa munsi. Rero icyo twavuga ku itorero twavuga ko mbese agiye hehe, ahandi agiye rero agiye mu gihe tutazi, bigaragara neza ko agiye mu gihe cyitwa igihe cyo hagati. Igihe cyo hagati cy'ubuzima gihe kibaho rero ni igihe kiba hagati yo gushiramo umwuka ukagenda ugategereza hariya muri ya nyubako yawe tugiye kumujyanamo ipfariya kwa Murenzi kugeza igihe umuzuko w'abapfuye uzabera. Tukita igihe cyo gutegereza cyangwa igihe cyo hagati. Injiramo nituva aha ngaha ahita yinjira muri icyo gihe, aragenda ategereze umuzuko w'abapfuye. Bivuze ngo agiye rero heza kandi Imana n'umwuka wera nk'uko yabanye na ba Elisa kugeza ariko no ku bituro byabo, n'umwuka w'Imana agumye ari n'igituro cye icyo gihe cy'impanda izabivuze. Muri magufi rero nsoza kandi ubwo ngubwo turacyagumye kwihanganisha umuryango kandi nko kwandi rw'itorero tuzi umukozi pe. Biriya byose 95% gara ku itorero, abanyitorero baramuzi, bamukundaga, baramwishimiye kandi n'urwego abagore ni Kigali akagufashirizayo yakora buryo umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana n'undi bari mugari kandi umurimo w'Imana nta mupaka ubamo. Imana rero igumye ibakomeze kandi no kwitwa nubwo tubuze umuntu w'ingirakamaro ariko twashingiye rwose umugambo wese agiye avuga buriya ni ibirongora n'ibyo ugomba kumwerekeza nagenda yarukire amahoro. Reka nsaba umushumba yigire hino nawe na envelope hanyuma ibikurikiyeho abikore kandi namara kugikora icyo gikorwa asenga Imana kugira ngo twerekeze epfo.